Hello friend, uyu munsi nje gusubiza umuntu wambajije ikibazo cy'ukuntu iyo uri gukoresha ino record screen n'utuno tuntu turangira umuntu aho agiye gukora ari two tw'utungutu twose. Yarambwiye ati ese njyewe ko njya nyifite record screen ariko aka kantu nkaba ntajya nkabona. Uyu munsi rero reka nkwereke ahantu ako kantu kava. Iyo winjiye muri record screen yawe ukiyifungura ushobora gusanga ako kantu ntagahari. Noneho rero kugira ngo ukabone uraza hano muri setting ya record screen yawe, aha ukandeho, numara gukandaho usikororinge uzamuka. Noneho urahita ugera muri iki gice, iki gice niho ibyinshi bibera nibyo tugiye kureba. Noneho ukimara kuhagera urabona ko usibye aka ngaka aka facecam niko katagize kadafunguye, kano ubu karafunze. Noneho ubu ngafunguye nshobora guhita nshyiraho kamera y'imbere, urabibona. Noneho nongere ngafunge. Noneho dore rero kariya kantu ahantu kava, dore niko ariko bita brush. Iyo bita brush iyi ngiyi niyo ariyo y'iyi ngiyi itwereka ibyo turi gukora. Ubu ndamutse nyifunze gutya ntago nabona uko nkurangira. Noneho uraza iyo usanze bifunze biba bimeze uku nguku, ubona ko nagafunze. Noneho ugakandaho kagahita gahinduka umuhondo tayari. Ibi kahindutse hano umuhondo. Ukimara kubihindura gutya brush ihita iza, noneho ukajya uyikandaho ugahita ugira ukora ku kintu ushaka kwereka umuntu, urabibona. Ni uku nguku bikorwa, nta kundi. Nanjye ntarabimenya najyaga nibaza ukuntu bikorwa bikanyobera, ariko nanjye ubwo nabimenye uyu munsi nifuje kubigeza ku bandi batarabimenya. Guys, kora subscribe niba iyi video igufashije, wibuke no kuyisharinga no ku bandi, na comment bari ingenzi cyane. Mugire ibihe byiza.